Yego. Kunda isakuna ijana mali sana. Pia Rurengera atainua kidole ili wapate kumvalisha pete. Amen. Watatuletea vitangazo walete vitine. Reka sababu pastor bose batambuke tutawasili cyane abari aha hepfo abari hariya ndio hapa na hapo tutambuke mwese atuheza abana bacu umugisha ili tupate kuombea watoto wetu baraka. Reka sawe apotre mupeze apotre Alia apotre Tariayo twese dusenge twarambure ibiganza twese kwa umugisha nitumara arana kuturangiriza. Mwami Imana yacu ishobora byose, ganeza Mwami Imana yacu shimye kuri uyu munsi wa none munsi mukuru wateguje Mwami Yesu w'abana bacu munsi wamenye Mwami Imana yacu ishobora byose munsi mwiza udasanzwe baraka zawe Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Kristo, kimenyetso, amaraso ya Yesu, baraka z'Imana isumba zose, Yesu akizaka, Yesu mahoro yacu, baraka z'Imana, Bwana twakuomba, Yesu